agucikamo kurumva ikintu nshaka kuvuga hangaha kubana n'abanyangeso ikintu namaze kubona uko ukurura n'abanyangeso yego niko nawe uzinjiramo yego ko butarese ko ejo tuganirije ko iyo abana baje gukinira kureba umukino ukanabasifurira mu gasangira yego biti ariko nge n'abana mbigisha ariko hari abantu bakuru nzi tubana nibuka nari ndi kwa mushiki wanjye yitabye Imana sore na muno mugabo nawe yitabye Imana mare ubundi we umuhungu we yarandutaga umwana we noneho twicaye aravuga ngo ubwo utanywa byeri ntago tukugurira ntago tugwa amafaranga ya fanta yacu n'ubu birahari kubwira ati nimba utanywa rwose wapa ahubwo va na hano ndamubwira ngo ntabwo nanywa kubera ko ari kubitetse ndabyihoreye urumva iyo utangiye gutakaza uri mu kabari bagutumuriyeho itabi uri muri rukanka mu bintu ntubizi memo nubwo sabuna bazivuga nabi nanjye ndemeranywa nazo ariko hari akamaro ka sabuna wose wenyine byagutwara iki ariko ufite ibindi biziriko bihamagariye ukabona umwana wawe umugabo wawe umugore wawe cyangwa nawe ubwite urisanga muri icyo gikundi cyatwawe n'ibyo bintu bitari byiza n'ibyo bintu aho rero ukwiye gusenga ni ukuri ikindi ni ibitekerezo bibi gutekereza nabi gutekereza kwiyahura uburuzi umudayimoni nyuma yo kwiyahura buriya hamwe twasomye ngo when your situation are beyond of your control igihe uri mu buzima nyine cyangwa mu bihe bikurenze kavuga uti reka mpitemo uno muntu ufite kwiyahura kwica gukora nabi guhemuka no kugambirira ikindi kintu cyose wakorana umutima mubi yego urimo urajya kure y'Imana cyakarindwi cyane ko ikindi dukurikiye ntabwo nabinambarinze neza yego kiravuga mu gifaransa ngo kureba unholy videos ubwo no kureba amashusho atejejwe pornography y'ibitwenya ibintu bitagira memo narya amafilimi y'ibitambara ibintu kubona ariko cyane ntwaye ariko gasamo najya kuri site mbi kandi muri iyo the memo muri iyo telefone yawe muri iyo machine yawe harimo na Bibiliya yego harimo igitabo cy'indirimbo harimo na science harimo ibintu byose kuki uhindukiye ukajya kureba wagasobanuye so iyo ureba rero ama video mabi warangiza ukanasoma ibitabo by'abamagicien yego warangiza ugakurikirana imihango y'abapfumu no kubapfumaguza uba winjije mu kibuga cy'amakosa akomeye kubasha kubonesha gukundira ubwo ureza gatoza imbere y'ibibi byose nyine ubwo wiyangaje no kwisheta nyine rega nicyo gisobanuro sanga fora umupira ho ntago ari bari kwa ibindi bintu rwose usanga birakwiciye gahunda igihe wumva inyota yo kureba ibyo bintu bikurimo n'ibyo attention tundiyo hano hari ikindi cyiza aho ngaho nakantu nasoma gutagira ngo hari ibindi gutakaza kwizera ubwo no gutakariza Imana icyizere yego wamara gutakaza kwizera watakaza n'icyizere ugakora ikintu cya nyuma cyo kuvuga Imana nabi yego ntacyo mushoboye nta kimaze nta kinkorera sinzayisenga ibi nibiki gendinde mbe ugasanga umuntu yigira nkaho Imana imufitiye ideni yego Imana iguhe umugisha rero sinzi mu buryo tubirebamo nkuko nagiye ngusobanurira hangaha akenshi iyi mitekerereze yose
ibishorewe n'imbaraga mbi kugira ngo uwo muntu ahinduke. Ube wowe ubu wawe ubo wabyaye numubonamo ubusambanyi burenze. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ko ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, amenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Tuje cyane, nkwifurije kugira ibihe byiza udukurikiye. Ni ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Niho udukurikiye mu kiganiro cy'umugoroba cyitwa Mwanira bawe, cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Imana ibaho umugisha rero mwebwe mwese mudukunda, mudusengera, mubana natwe mu bihe byose bitandukanye. Imana igibaha umugisha. Amazina ni Jerry, ntabwo ndi njyenyine nkuko tubimenyereye, ndi kumwe na Mushumba. Wiriwe neza Mushumba? Niriwe amahoro kandi ndashima Imana mu buryo bwose. Imana irimo irangira neza, numva afite umugambi wo gukorera Imana mu buryo bukwiriye gusa. Yego, ni byiza cyane Mushumba. Rero buriya ngo ikintu cya mbere cyiza kibaho ni urugo, kandi urugo ni umugisha, kandi urugo ni rwiza cyane. Ariko abantu benshi bagiye bibaza bati umuntu wanjye tumezeranye neza ariko bigenda bihinduka, undi akaza ati rwose nta kibazo ariko byagiye bihinduka. Uyu munsi nashakaga kwibaza ibimenyetso cyangwa ikintu cyakubwira ko uwo muri kumwe ingeso mbi zamutwaye, hari imico yagiye imutwara ituma ateshuka, hari ibintu utangiye kumubona aho utaruzi. Uruzi ko ngiye guhera ku kintu cya mbere, ushobora guseka. Bundi hari ukuntu ubana n'umuntu akagenda ahinduka ntubimenye. Yego. Buriya arabatekoze ubwo ntukabije ntubimenye. Yego. Umuntu ni wari umuziho ingeso yo kuryagagura, umuntu wari umuziho ingeso yo kurira mu kavuyo. Ari ugasanga umuntu eating too much food, kurya ibiryo byinshi mu buryo bwinshi bw'akavuyo, ku buryo ubona umuntu umunwa we utajya ugira ikiruhuko, ahorana utuntu aryagagura, ahekenya aryagagura ibintu byinshi, yagera mu bukwe akarura ibyenda kumumenekaho, yagera kubona skifeso n'umuntu niwe narinze. Iyo ari umwana muto wishimira ko atangiye kurya, ariko hari aho ugera uti no c'est pas normal, ntabwo biri gusa, hari ikindi. Ibyo witaga byiza ugatangira kubibonamo ikibazo. So rero ugasanga wa muntu rimwe nubwo anabiriye ashobora no kwarura n'ibyo atamara. Yego. Ariko nafite akavuyo, ko nafite umururumba, umunwe nturuhuka, hatarimo shikarete, harimo akaneke, hatarimo akaneke, harimo irindazi, mbega ukabona amasaha yose asa n'uwahinduriye kugenda ku byo kurya. Yego. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo uno muntu urya byinshi cyangwa mu buryo bushanga buri kanya, menya ko yatewe n'imbaraga mbi, ntazigera yiriza uno muntu. Uyu muntu urya ntagire ubwo yumva haza ati ndabiretse. Yego. Ntabwo agumerwa neza. Bana natwe mu buzima urarya cyangwa ngo ugatiyote ukabihagarika. Icya kabiri gikomeye. Yego. Uno muntu ukunda ibiryo cyane ntanashobora no kwiyiriza ubusa no gusenga mu gihe abona ko byari bikomeye. Yego. Tangira wibaza umuntu arimo arancika ndebe. Icya gatatu, guhagarika kuramya no gusenga, yewe no kujya mu rusengero, ukabona si ibintu bye abisimbuje ibindi, kandi nta mpamvu
kandi nta gituma gusa ngo ati ndumva bitakimfasheho, kandi imbere yarabikoraga. yabikoraga ati ntabwo bikimfasheho. Ikindi uno muntu wawe utangira kumubona afite umwuka wo kubana n'abanyangeso mbi, akaba atajyana na Jerry witonda, akaba atajyana na Yosefu witonda, akaba atajyana na Tuyishime Silas witonda, bagatangira kwishakira abanywanzoga nyinshi, abakunda gusambana, bakunda ibiganiro bibi, kumva yajya mu kigare, ukabona aragenda atakaza indangagaciro, ahubwo arimo arabana n'abantu b'abanyangeso mbi. Yego, warimo aragucika. Uwarimo aragucika. Ndi kubyumva njyewe. We agucika mukurumva ikintu nshaka kuvuga hangaha, kubana n'abanyangeso mbi. Hari ikintu namaze kubona. Uko ukurura n'abanyangeso mbi, yego, niko nawe uzinjiramo. Yego, ko butarese kejo watuganirije ko iyo abana baje gukinira kureba umukino ukanabasifurira mu gasangira. Yego, biti ariko nge n'abana mbigisha. Ariko hari abantu bakuru nzi tubana, nibuka nari ndi kwa mushiki wanjye yitabye Imana, sorry, na uwo mugabo nawe yitabye Imana. Mari. Ubundi we umuhungu we yarandutaga, umwana we. Noneho twicaye aravuga ngo ubwo utanywa byeri ntago tukugurira, ntago tugwa amafaranga ya fanta yacu. N'ubu birahari. Bwira ati nimba utanywa rwose wapa ahubwo mva na hano. Ndamubwira ngo ntabwo nanywa kubera ko ari kubitise ndabyihoreye. Urumva iyo utangiye gutakaza, uri mu kabari bagutumuriyeho itabi, uri muri rukanka mu bintu ntubizi, memo nubwo sabuna bazivuga nabi, nanjye ndemeranywa nazo. Ariko hari akamaro ka sabuna, wose wenyine byagutwara iki? Ariko ufite ibindi biziriko bihamagariye, ukabona umwana wawe, umugabo wawe, umugore wawe, cyangwa nawe ubwite urisanga muri icyo gikundi cyatwawe n'ibyo bintu bitari byiza. N'ibyo bintu aho rero ukwiye gusenga. Ni ukuri. Ikindi ni ibitekerezo bibi, gutekereza nabi, gutekereza kwiyahura. Uburuzi umudayimoni nyuma yo kwiyahura. Buriya namwe twasomye ngo when your situation are beyond of your control, igihe uri mu buzima nyine cyangwa mu bihe bikurenze, kavuga uti reka mpitemo. Uno muntu ufite kwiyahura, kwica, gukora nabi, guhemuka no kugambirira ikindi kintu cyose wakorana umutima mubi. Yego, urimo urajya kure y'Imana. Cyakarindwi cyane ko ikindi dukurikiye ntago nabinambarinze neza. Yego, kiravuga mu Gifaransa ngo kureba unholy videos. Ubwo ni ukureba amashusho atejejwe, pornography, ibintu bigwenya, ibintu bitagira. Memo narya amafilimi y'ibitambara, ibintu kubona ariko cyane ntwaye. Ariko ugasanga urajya kuri site mbi, kandi muri yo the memo, muri yo telefone yawe, muri yo machine yawe, harimo na Bibiliya. Yego, harimo igitabo cy'indirimbo, harimo na science, harimo ibintu byose. Kuki uhindukiye ukajya kureba wagasobanuye? So iyo ureba rero ama video mabi, warangiza ukanasoma ibitabo by'abamagicien. Yego, warangiza ugakurikirana imihango y'abapfumu no kubapfumaguza, uba winjije mu kibuga cy'amakosa akomeye, kubasha kubonesha gukundira. Ubwo ureza gatoza imbere y'ibibi byose nyine, ubwo wiyangaje. No kwisheta nyine. Rega nicyo gisobanuro. Usanga kuri umupira ho ntago ari bari kwa ibindi bintu rero rwose usanga birakwiciye gahunda. Igihe wumva inyota yo kureba ibyo bintu bikurimo n'ibyo attention tundiyo hano. Hari ikindi kiza aho ngaho,
ya nakantu nasoma gutagira ngo hari ibindi gutakaza kwizera. Gutakaza kwizera ubwo no gutakariza Imana icyizere. Yego. Wamara gutakaza kwizera watakaza n'icyizere ugakora ikintu cya nyuma cyo kuvuga Imana nabi. Yego. Ntacyo mishoboye, nta kimaze, nta kinkorera, sinzayisenga, ibi ni ibiki, gendinde. Mbere ugasanga umuntu yigira nk'aho Imana imufitiye ideni. Yego. Imana iguhe umugisha rero. Sinzi mu buryo tubirebamo nkuko nagiye ngusobanurira ahangaha, akenshi iyi mitekerereze yose ibishorewe n'imbaraga mbi kugira ngo uwo muntu ahinduke. Ube wowe, ubu wawe, ubu wabyaye, numubonamo ubusambanyi burenze, musengere. Ikindi atangiye kuzana umwuka wo gusuzugura, kutumvira, agasuzugura ko atabasha kumvira, agasiga ashaka ko ibyo akeneye we ari byo bikorwa, kandi we wareba ugasanga ibyo akeneye ntabwo bikenewe. Wamuhagarika ngo none nababwiye ngo nikomeze ngo ndi muranyangango, mbega ukabona urashwanye we ntiyumve uko bamurezona, akaba yafite ibintu yihambiriyeho, kumbi ni igisasu kizamugusha mu kabandi. Yego. Ikindi nabona navuga ahangaha buriya nsobanura imvugo mbi, kuvuga nabi, gutontoma, akavuga nabi, ukabona ibintu byose bigize bibi. Twagiraga umugabo umwe yarapfuye twaga Busingi, yavuga ikintu cyose akitaga amazirantoki. Umuntu aba ari mubi, ikintu cyose akageso kako, ikintu cyose akitaga amazirantoki. Harimo n'abantu batongana bageze iwabo mu rugo, ngo ngwino hano wa mantuze we, ngo zana yo mantuze turye. Akaragiri yafite ati byose byita mantuze. Sana mabyiyimbunda. Yego. Sana ibyo byose akaba muri ubwo buryo. Urumva ya mvugo yo kwagresa y'uburakari ivugamo nabi nayo ugomba kwitonda ukamya ko umuntu wari mahinduka. Ikindi cyerekana ko umuntu wari mahinduka kukwicira gahunda. Gahunda. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Kwica gahunda ubwabyo ni ikimenyetso cyerekana ko uwo muntu arimo agenda yangirika mu buryo budasanzwe. Yego. Ikindi ni ukujya kwitaba telefone agahunga aho mwicaye, agahaguruka. Kandi nta kibazo, kubera ko atinya ko mwamwumvira ibyo arimo abahisha aho ngaho. Tangira ucunga, harimo akantu, harimo ikibazo. Nibyo gusengera rero. Ibi byose nkubwiye n'ibindi ntabona uko nkubwira byose ni byinshi cyane. Ubibonye ku wawe, ku mwana wawe, ku mugore wawe, nawe ubwawe ni intambwe nziza yo gusanga ko umwanzi yatangiye gusaba no gusabiriza kugira ngo agukure mu murongo. Ibyo byose rero ikindi ukwiye kumenya, uno muntu ushaka kwiyezora, kubaho wenyine, akikingira nta mwana, ntafungura inzu, ntafungura icyumba, mbega akagenda ntasokoze, ntiyiteho, ntakarabe, ntiyambare, mbega ukabona ntacyo bimubwiye. Musengere. Niko bimeze. Imana ibamere umugisha. Akoze cyane.